Ndabasuhuje mwese bakunzi ba YouTube channel itambutsa amasomo y'igiswahili ndetse n'ikinyarwanda. Uyu munsi tugiye kwiga isomo ryiza cyane. Nge ugiye kuribagezaho nitwa Samuel Nshimiyimana. Uyu munsi dufite isomo ryiza ryerekeranye n'ubukerarugendo. Murabizi ko akenshi ha mu gihugu cyacu ni igihugu kimenyereweho na ba mukerarugendo. Ushobora kutazatembera mu kindi ariko ukazaba uri kumwe na mukerarugendo runaka. Iki ni ikiganiro mushobora kuba mwagirana ukamugira umumaro mu buryo mwe cyangwa ubundi. Mbibutsa gukora subscribe, share ndetse na comment, like kugira ngo tubashe gukomeza kuzamuka natwe turushaho kubaha ubumenyi mukeneye. Uyu munsi rero kadutangire n'amasomo y'ingenzi cyane ashobora kugufasha. Ufite ikaramu hafi ndetse n'ikayi waba ubyanditse kugira ngo nubwo wabyibagirwa utari kumva iri somo ukaba wanabisoma mu buryo mwe cyangwa ubundi. Turatangirana n'ijambo ryitwa kutoka, risobanuye kuva. Mwananchi ni umwenegihugu. Tukagira n'irindi jambo raia risobanuye n'ubundi umuturage. Tukagira mbuga za wanyama risobanuye parike z'inyamaswa. Tukagira irindi jambo ryitwa milima risobanuye imisozi. Tukagira tembo risobanuye inzovu. Tukagira nyati risobanuye inka y'ishyamba. Tukagira swala risobanura isha. Tukagira n'irindi jambo ryitwa kifaru. Tukagira sokwe risobanuye. Tukagira maziwa risobanuye ibiyaga. Tukagira mito risobanuye imigezi. Tukagira virunga risobanuye ibirunga. Ndizera yose mwayumvise neza. Reka dutangire n'inkuru y'umunsi. Muyitega amatwi kugeza irangiye cyane ko atari ndende. Urabasha kungukiramo n'andi magambo yagufasha mu kumenya ururimi rw'Igiswahili neza. Ikiganiro rero cyabaye hagati y'umuntu witwa Mugeni na Mwenyeji. Mugeni risobanuye umushyitsi cyangwa se umukerarugendo. Mwenyeji risobanuye usanzwe ari umuturage mu gihugu n'ubundi. Ubwo ni umuntu basanze mu gihugu cye. Inkuru itubwira Mugeni afika mjini Kigali. Umushyitsi agera mu mujyi wa Kigali. Mugeni atangira asuhuza Mwenyeji agira ati, habari gani bwana? Mwenyeji akamujibu, nzuri bwana. Habari za safari? Amakuru y'urugendo? Mugeni akagira ati, nzuri, tumefika salama. Ati ni meza, twahageze amahoro. Mwenyeji, umetokea wapi? Ese mwaturutse he? Mugeni ati, nimetoka Nairobi. Navuye Nairobi. Mwenyeji aramubwira ati, wewe ni mwananchi wa Kenya? Ese uri umwenegihugu wa Kenya? Mgeni ati, ndiyo, mimi ni raia wa nchi hiyo. Ati nibyo, nje ndi umuturage wa Kenya cyangwa se w'icyo gihugu. Mwenyeji ati, bila shaka umekuja katika shughuli za utalii, maana huu ni wakati mzuri kwa watalii kuja kutembelea nchi yetu. Ati nta gushidikanya mwaje mu byerekeranye n'ubukerarugendo kubera ko iki ni igihe cyiza abakerarugendo baza gusura igihugu cyacu. Mugeni ati, ndiyo. Ati nibyo, nimesikia kuwa huku kuna mbuga nzuri za wanyama. Ati nibyo, numvise ko hano mufite parike nziza z'inyamaswa. Zaidi ya hapo, nyuma yaho rero, nchi hii ina sura ya kupendeza ikiwa imepambwa kwa milima. Ikindi kandi igihugu cyanyu gifite isura ishimishije kubera ko kigizwe n'imisozi. Agakomeza ati, ibirunga, mito, imigezi na maziwa ndetse n'ibiyaga. Akomeza ati, sijui unaweza kuniambia wanyama walio katika mbuga hizo? Ati ariko sinzi niba ushobora
kumbwira inyamaswa ziri muri izo pariki. Mwenyeji akomeza amusubiza ati, katika mbuga ya wanyama ya Akagera kuna impala. Amubwira ati, muri parike yacu y'igihugu y'Akagera dufitemo inyamaswa arizo impala, tembo. Amubwira ko harimo inzovu, nyati. Amubwira yuko harimo inka y'ishyamba, swala. Amubwira ko harimo isha, nguruwe. Amubwira ko harimo ingurube. Amubwira ko harimo na vifaru. Amubwira ko katika sehemu za virunga, atariko nanone no muri parike y'ibirunga cyangwa se mu bice by'ibirunga utakuta mbuga ya Ruhondo. Uzahasanga na pariki ya Ruhondo ambayo hasa inasifika sana kwa sokwe mtu. Rero iyo pariki y'ibirunga uzasanga ifite umwihariko ukuba irimo ingagi. Noneho mugeni akomeza amubwira ati, nategemea kuanza kutalii kesho kutwa. Nari negereje kuzatangira gutembera ejo urukerera, na kuomba unionyeshe hoteli ya kumpumuzikia. Nagusabaga kugira ngo unyereke hoteli yo kuruhukiramo. Akomeza soza akamtafutia takisi, amushakira tagisi maridadi iliyompeleka kwenye hoteli ya Umubano. Amushakira tagisi imwerekeza kuri hoteli yitwa Umubano. Bitekereza rero ko inkuru muyumvise neza uko yatangiye nuko yarangiye. Biragaragara neza ko uyu muntu basanze i Kigali yarasobanukiwe byinshi ku gihugu cyacu. Nawe rero aho waba uri hose, haba mu burengerazuba, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali n'ubundi, wagakwiye kuba uri umuntu ubasha kubavugisha abakerarugendo igihe batembereye mu gihugu cyacu. Nkomeza kubashishikariza gukurikira amasomo ataha, musangiza n'abandi bagenzi banyu aya masomo nk'aya kuko ari ingirakamaro. Ibyo tubategurira ni byiza cyane, umusibe ugudukurikira. Nabifuriza amahoro y'Imana n'imigisha yayo, kuko ibyo tugenera twagakwiye kubisangira uko biri kugira ngo tubashe gutura mu mahoro. Mugire ibihe byiza, nakagaruka baheri yakona na tena.